Imana ya Bibiliya nta rukundo igira. Imana ya Bibiliya si urukundo. Imana ya Bibiliya ntisa n'urukundo. Imana ya Bibiliya ni umugome gica, ni umugome gica cya micaca, ni umugome kirimbuzi, ni umugome. Niyo wasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 3, Imana yabwiye Sawuli kwica abagore, abana n'impinja. Ukuri kuryana ariko turavuga ntituguhisha, ukuri gutwika nk'umuriro ariko kugira umumaro. Ibyanditswe benshi barabivuga. Iyi ukurikiye ni Ukuri Kuryana official. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, ingingo iremereye, ingingo itesha umutwe abantu benshi. Ni ingingo ivuga ngo ibinyoma 10 bikomeye byo muri Bibiliya. Ibinyoma 10 bikomeye byo muri Bibiliya. Turahera ku kinyoma cya 10, turaza gusoreza ku kinyoma cya mbere. Mbese ibi binyoma uko ari 10 waba ubizi? Waba usanzwe uzi ko iba ari ibinyoma? Niba utari ubizi cyangwa se ukaba wari usanzwe ubizi, reka tugendane. Ubundi nizera ko muri komenti zanyu muzajya mutugaragariza uko mubyumva, maze ubundi tugakomeza. Ibinyoma uko ari 10, tugiye guhera ku kinyoma cya mbere. Mbese wari uzi ko Bibiliya ari igitabo cyuzuye ibinyoma n'imigambi mibisha igamije kurimbura mwene muntu? Mbese wari uzi ko muri Bibiliya ariho hantu hambere hari ibinyoma bikomeye biremereye kurusha ibindi ku isi? Kurikira iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro byinshi cyane bizakomeza guca kuri channel bigaragaza ibinyoma n'ibindi bintu abantu bubatseho mu buryo butari ubw'ukuri, nyamara bikaba byarabaye nk'aho ari ukuri. Tugiye guhera ku kinyoma cya 10, turasoreza ku kinyoma cya mbere. Ese wowe utekereza ko turavuga ku bihe binyoma? Ese utekereza ko muri Bibiliya harimo ibinyoma 10 byonyine? Ese utekereza ko tuzahishura byinshi? Reka duhere ku kinyoma cya mbere, aricyo twise ikinyoma cya 10. Turasoreza ku cya mbere, turagenda tumanuka turahingukira ku kinyoma cya mbere. Ikinyoma cya 10 ni ikinyoma kivuga ngo Bibiliya ifite ibisubizo byose. Bibiliya ifite ibisubizo byose. Ese koko Bibiliya yaba ifite ibisubizo byose? Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, bavuga ko Bibiliya yigisha igakosora, ariko se mu by'ukuri Bibiliya koko ifite ukuri kose? Niba Bibiliya ifite ukuri kose, mwe mwayisomye muzambwire ahantu havuga aho abashinwa baturutse, aho abirabura baturutse. Mbese niba ivuga ukuri kose, muzanshakire muri Bibiliya ahantu haba hagaragaza inkomoko yacu twebwe nk'abirabura, cyangwa se haba hagaragaza inkomoko y'abantu baturuka muri Aziya. Mbese mwamenya ahantu abayapani baturuka, abashinwa baturuka, ahantu abazungu baturuka, mwamenya ahantu abantu b'umuhondo baturuka, aho ab'umweru baturuka, n'aho abirabura baturuka. Abanyarwanda bo baravuze ngo ibyara mweru na muhima. Ese byagenze bite ku buryo Bibiliya yagira ibintu byose ariko ikabura ikintu cy'ingenzi, aricyo cyo kumenya aho tuva? Kuko utazi yava burya ntamenye yajya. Mbese Bibiliya yaba ifite ukuri kose? Uyu munsi abantu bakaba bamaze imyaka irenga 2000 bategereje imperuka yanditswe ngo iraje. Mbese Bibiliya yaba ifite ukuri kose, ikaba ari igitabo kitabasha gusobanurira umuntu ahitwa vuba uko hareshya? Dore ko mu byahishuwe havuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ese koko vuba ni umugani? Ni isomo ridasobanuka? Ngira ngo abantu bose baba bafite Bibiliya zanditse mu ndimi zabo, ariko se hari umuntu wari wabona ururimi rusobanura vuba ahariho? Uko na Pawulo muri Bibiliya yarivugiye ati ntituzasinzira twese, ahubwo impande zavuga duhite duhindurwa mu kanya nk'ako guhumbya. Pawulo nawe yapfuye yibwira yuko vuba hagiye kugera, ubundi akajya mu ijuru. Mbese Bibiliya yaba ifite ibisubizo byose? Mbese ibibazo byawe wabiboneye ibisubizo muri Bibiliya?
ikinyoma cya mbere kiba muri Bibiliya, muri ibi twatondekanyije ariko duhereye ku cya 10, ni ukuvuga ko Bibiliya ifite ibisubizo byose. Nyamara Bibiliya nta bisubizo ifite by'ibibazo. Niyo mpamvu usanga uyu munsi umuntu asoma isomo ryanditse ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, akazamara imyaka 30 agisoma iryo somo atarabasha kuryumva, kubera ko Bibiliya nta bisubizo ifite. Niyo mpamvu Bibiliya abantu bayisoma bakayihetura, bakongera bakayitangira, bakongera bakayisoma bakayihetura, bakayirangiza nta kintu batoyemo. Nta kuri muri Bibiliya, nta bisubizo byose biri muri Bibiliya, harimo byinshi abantu batazigera bamenya. Ikibazo cyangwa se ikinyoma cya 9 kiri muri Bibiliya turagisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 9, cyangwa se Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 9. Imana ibaza Adamu na Eva ngo urihe? Mbese Imana yaba izi byose? Mbese Imana yaba izi byose? Ikinyoma cya 9 ni ikinyoma kivuga yuko Imana ya Bibiliya, Imana yo muri Bibiliya ko izi byose. Iyi Mana ntabwo izi byose, kuko ubwo yajyaga gushaka umuhungu wayo Adamu, yaramushatse iramubura, iramuhamagarira amubaza ngo mbese Adamu we urihe? Mbese mbabazi, tuvuge yuko wenda Imana yaba izi byose ikaba yari iri kwijijisha. Mbese Imana yanyu mwebwe bemera Imana yo muri Bibiliya yaba ari indyarya mukemera n'uburyarya bwayo, aho ibaza umuntu ngo arihe ihazi? Iyi Mana ntabwo izi byose. Iyi bizi byose niba mwitangira igice cya 4 umurongo wa 9 yarabajije Kayini ngo mbese Abeli mwene so arihe? Ntabwo yari ihazi. Niyo mpamvu mwumva ngo ijya kurimbura Sodomu n'i Gomora yafashe urugendo yigera kuri tere kureba uko bimeze. Niyo mpamvu Imana yanyu iyo yo muri Bibiliya ubwayo yigeze gufata urugendo ijya gukora iperereza ku mudugudu w'i Sodomu n'i Gomora ngo irebe ibyaha bihakorerwa uko bimeze, irimanukira iza kuri tere. Imana yanyu ntabwo izi byose, mwebwe abemera Imana yo muri Bibiliya. Hari amasomo menshi cyane, ariko dufatiye kuri aya aho byatangiriye bigaragara yuko Imana itazi byose. Yimenya byose, ntabwo yari kuvuga ko igiye kurema umuntu mu ishusho yayo ngo nirangiza imureme yambaye ubusa. Mbese Imana nayo yaba yambaye ubusa? Iyi bizi byose iba yaramukoze nk'uko imeze, uko yaremye umuntu mu ishusho yayo. Mwitangira igice cya 1 umurongo wa 26, ndetse bisoza ivuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye mu ishusho yayo ngo bagire ishusho yayo. None se Imana yari impumyi ko uyu muntu dufite ibihamya by'uko atabonaga, ndetse ko yari yambaye ubusa ariko ntakorwe n'isoni? Mbese nayo niko imeze. Yifuzaga kurema umuntu umeze nkayo, ariko kubera yuko itazi byose ntiyashoboye kurema uwo muntu umeze nkayo. Ayo ni amagambo yo muri iyo Bibiliya. Abantu bemera Bibiliya muzabaze Bibiliya niba Imana yo muri Bibiliya yabizi byose. Ikinyoma cya 8 mu binyoma bikomeye biri kuri uru rutonde uko ari 10 ni ikinyoma kivuga ngo Adamu na Eva nibo bantu ba mbere dukomokaho. Adamu na Eva nibo bantu ba mbere, nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 17. Kayini yabonye umugore barabyarana. Mbese umugore wa Kayini yaba ari umwana wa Adamu? Iki ni ikinyoma gikomeye cyo kuvuga yuko Adamu na Eva ari bo bantu ba mbere. Mwibuke neza ko igihe Kayini yari amaze gukora icyaha, mbere yuko avanwa mu maso y'Uwiteka, yabwiye Uwiteka ati umpinduye igicamuke n'inzererezi, ndetse umuntu wese uzambona azanyica. Aba bantu Kayini yatinyaga ni bande niba koko Adamu na Eva ari bo bantu bari bari ku isi bonyine? Mwibuke yuko Kayini niwe wari imfura ya Adamu. None se ko yari afite Adamu, ko yari afite Kayini na Abeli, maze Kayini akica Abeli, Kayini ninde yari ari gutinya? Mbese yari agiye kuzererera hehe? Hari abantu yatinyaga. Ntabwo Bibiliya ikivuga ahangaha ari ukuri.
ntabwo Adamu na Eva ntabwo ari bo bantu ba mbere. Iyo baba ari bo bantu ba mbere, ntabwo Kayini yari gutinya abantu bazamwica. Kayini yari azi ko hari abandi bantu b'abicanyi, ndetse n'ubwo bavuga ko urupfu rwavukiye hariya, ntabwo ariho rwavukiye. Iyo aba ariho rwavukiye, ntabwo Kayini yari gusobanukirwa ibyerekeranye n'urupfu, kuko yaranavuze ngo uzambona wese azanyica. Bivuze ngo yari asanzwe azi ibyo kwica ibyo ari byo, ntabwo ari ibyamugwiririye. Yari azi ko habaho ubwicanyi n'abicanyi. Ikintu cyose kivugwa, ntabwo ijambo ryacyo riba rivutse ubwo. Ntabwo yari ari kurema ijambo ryitwa kwica, ahubwo yari ari kurivuga nk'urizi. Aravuga ati ese ko uzambona wese azanyica. Imana iramubwira iti nicyo gituma umuntu wese uzakwica nzabimuhora karindwi. Bivuze ngo rero abantu bose bari bakikije Kayini bari bumwice, ariko Imana imurinda kwicwa, ngo imutereje cyangwa se imwanditseho itangazo ribuza umuntu kumwica. Kayini ntabwo yatinyaga ibintu atazi. Iki ni ikinyoma rero kivuga yuko Kayini na Adamu na Eva aribo bantu ba mbere. Ntabwo aribo bantu ba mbere nk'uko tubibona muri Bibiliya. N'ubundi ntabwo Kayini yari bubone umugore, kandi umuntu wa mbere yari Kayini, uwa kabiri aba Abeli. Kayini yica Abeli, ariko amaze kumwica ahita ashaka umugore, baragenda babyara abana b'abahungu n'ab'abakobwa. Icyo ni ikinyoma rero. Ngira ngo muzasome Itangiriro igice cya 4 mwumve iyi nkuru ya Kayini n'ukuntu yagiye gushaka umugore. Ntabwo aribo bantu ba mbere. Iki ni ikinyoma cya Bibiliya. Ikindi kinyoma, aricyo kinyoma tugiye gushakira ku murongo wa 7, cyangwa se aricyo kinyoma cya 7 tugiye gushakira mu Itangiriro igice cya 2, aricyo kivuga ngo Imana Bibiliya ntiyivuguruza. Kuvuga ko Bibiliya itivuguruza ni ikinyoma gikomeye cyane. Ngira ngo iyo usomye Itangiriro igice cya 2 bavuga ko Imana yabanje kurema Adamu, hanyuma inyamaswa zigenda zikurikiraho n'ibindi bintu, ndetse ngo abyita amazina. Iki kinyoma kiratangaje. Ntabwo Imana yabanje kurema Adamu hanyuma ngo ikurikizeho inyamaswa. Ni inkuru ebyiri zitandukanye. Mu gice cya 2 cy'Itangiriro, reka dusome mwumve. Dusome amagambo yanditse mu Itangiriro igice cya 2 maze turebe mbese Imana yaba yivuguruza. Handitse ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7. Imirimo yakoze yose Imana imugisha umunsi wa 7. Ariko dusome ku murongo wa 4 w'igice cya 2. Haravuga ngo uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko ku gasozi kari kataraba, ko ku gasozi cyari kitarararuka, nk'uko Uwiteka Imana yari itaravubira imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ibyatsi byose murabona ko byari bihari, n'ubutaka buhari, ariko umuntu wo guhinga adahari, ibyatsi bitarararuka. Ntabwo ibimera byaremwe nyuma y'umuntu, ahubwo byaremwe mbere, kuko akatsi kose kari katarararuka, kandi ubutaka bwari butarabona umuntu wo kubuhinga. Ariko igihu cyavaga mu ijuru kigatosa ubutaka bwose, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka mu mazuru, umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikumwe. Tubonye ko ibimera n'ibindi bintu byari biriho, ariko nyuma iza kurema ibindi nyuma y'umuntu. Bivuze ngo uburyo Bibiliya ivuga rimwe na rimwe irivuguruza. Uzasanga aho Imana yavuze mu gitabo cya Samweli igice cya 3, uzagisome wumve.
Uwiteka Imana aho yavuze ngo nari naravuze ko abawe n'ab'inzu ya so bose bazagendera imbere yanjye iteka, ariko ntibikabeho. Imana niyo yari yarabivuze. Imana yavuze ngo ibwiye Abisirayeli ngo ibavanye mu gihugu ibajyanye mu gihugu cy'isezerano, ibasezeranira ko izabajyana ikabagezayo amahoro kandi ikabagirira neza, ibicira mu nzira. Nyamara yari yaravuze yuko izabagezayo. Mbese Bibiliya ibintu ivuga ni ukuri cyangwa nayo irivuguruza? Ikinyoma cya gatandatu. Ikinyoma cya gatandatu ni ikinyoma kivuga ko Imana ari imwe, hariho Imana imwe yonyine ariyo rurema. Ntabwo Imana ari imwe ukurikije icyo Bibiliya ivuga. Ni ikinyoma gikomeye kiri muri Bibiliya kivuga ko Imana yo muri Bibiliya ari Imana imwe. Ntabwo ari Imana imwe kuko ni Imana zirenze imwe. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana zaraganiriye ziravuga ziti tureme umuntu. Ntabwo Imana yafatanyaga n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose, ahubwo Imana rurema zo muri Bibiliya ni Imana zirenze imwe. Mwibuke yuko n'igihe bajyaga kurema haremye Imana imwe itari kumwe n'izindi bafatanyije kurema no gutekereza ku muntu, maze irangije iyo Mana iragenda yitwa Uwiteka, irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru. Nyamara zipanga kurema zari zirenze imwe, hagiye kurema harema imwe. Ni nacyo kigaragaza yuko itaremye umuntu wuzuye, kuko nyuma gatoya indi imwe muri izo ngizo yaje yitwa inzoka, niyo yari izi gahunda yo kurema umuntu. Imubwira umuntu ibyatuma ataguma kwambara ubusa, imubwira ibyatuma ahumuka, imubwira n'ibindi bintu by'ingenzi bituma umuntu amaze kubikora Imana ubwayo nayo yongera ya yindi yitwa Uwiteka, ibwira izindi iti dore wa muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Kugira ngo ahinduke nk'imwe yo muri zo, byatewe nuko imwe muri zo yiswe inzoka yaje ibwira umuntu ibanga ryatuma aba umuntu muzima nawe akamera nk'Imana. Aya magambo ni amagambo ateye ubwoba, ariko byanditse muri Bibiliya. Mu Itangiriro igice cya 3, umuntu amaze kubwirwa n'indi Mana yitwa inzoka, amaze kubwirwa ibanga ryatuma ahumuka ntagume kwambara ubusa, akagira ubwenge, Imana yitwa Uwiteka yahise igira ubwoba, iragenda ibwira za zindi yari yihishe mu gihe cyo kurema. Ku murongo wa 22 w'igice cya 3 ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Ya magambo yo mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 avuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, yashohojwe ubwo umuntu yari amaze kurya ngo ryatunda, nibwo Imana yivugiye ngo none wahindutse nk'imwe yo muri twe. Nicyo cyatumye ku murongo wa 23, nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi yo muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Yamuhaye igihano cy'ubugome kubera ko yari irakajwe nuko yavumbuye ibanga yari yamuhishe. Mbese umugambi Imana zari zifite wo kurema, Imana yitwa Uwiteka yarawuhinduye. Imana yitwa inzoka iraza irawuvuguruza. Imaze kuwuvuguruza bituma Imana yitwa Uwiteka yirukana wa muntu. Amacakubiri hagati y'Imana aratangira, maze umuntu atangira guhinga ubutaka yavuyemo. Ngibyo ibinyoma byo muri Bibiliya. Icyo ni ikinyoma cya 6 kigaragaza yuko Imana nyine nanone ari imwe. Hano biragaragara ko atari imwe rwose, kandi namwe mwarabisomye. Barakubwira ngo ni 3, ubundi bakakubwira ngo ni ubumwe, ubundi ngo ni ubutatu. Nyine nawe uzisesengurira. Mbese niba Imana ari 3, ikaba ari Imana Data n'Imana Yesu n'Imana Mwuka cyangwa Roho Mutagatifu, Imana yitwa inzoka yari izibanga, izi password yo kurema, izi cyatuma umuntu aremwa neza, yatumye umuntu asa n'Imana nk'uko umugambi wo kurema watangijwe, igatuma aribwo ahubwo ahinduka nk'imwe yo muri zo. Iyo yo wayishyira ku wuhe mwanya? Nyamara Imana zirenze izo. Reka turebe, mbese koko Imana ikunda abantu bose ikabafata kimwe? Mbese Imana ntirobanura abantu ku butoni nk'uko tubisoma mu masomo menshi cyane? Ariko se reka turebe, Imana yabifata abagabo n'abagore ku rwego rumwe? Iyi Mana ya Bibiliya, ikinyoma cyo kuvuga yuko Imana ikunda abantu kimwe, ibafata kimwe, iyi Mana yo muri Bibiliya ni ikinyoma cya 5. Mu Befeso igice cya 2 umurongo cya 5 umurongo wa 22 n'umurongo wa 24,
abagore bategetswe kugandukira abagabo. Ibi ntabwo bigaragaza ko Imana iringaniza abantu. Iyi Mana yo muri Bibiliya, ndetse iyi Mana yo muri Bibiliya yashyigikiye ko mu rwambere rw'Abakorino, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 14 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35, abagore bagomba gucecekera mu rusengero. Iri somo ryanditswe n'umuntu ukomeye cyane wazengurutse imigabane myinshi y'isi yigisha ivanjiri za Yezu, kandi uyu muntu witwa Pawulo ntabwo yaba atazi Imana. Nyine nk'uko mubibona, niba iri vangura ryarabagaho mu gihe Yezu yagaburiraga abantu 5,000 bakavuga ngo abagore n'abana ntibakwiye kubarwa, mbese Imana yaba yita ku bantu kimwe? Iyi Mana ya Bibiliya ikabibafata kimwe, yarangiza ikabara abantu ariko ikabona ko abagore n'abana ntacyo bavuze? Na Yesu yaza akabishyigikira akagendera muri uwo mujyo wo kurobanura. Mbese uburinganire bw'abagabo n'abagore imbere y'Imana ya Bibiliya buremewe? Ntibwemewe. Niyo mpamvu uzasanga abatambyi bose b'iyo Mana babaga bari abagabo. Niyo mpamvu uzasanga n'amadini amwe n'amwe afata abagore akaba atabagira abapasitoro cyangwa abapadiri, kubera ko abagabo n'abagore imbere y'iyi Mana yo muri ibi bitabo ntabwo iringaniza abantu, ntibafata kimwe, ntabwo ibabona nk'abantu bareshya. Rero ntihakagire umuntu ukubeshya ngo ntihakiriho umuyuda n'umugiriki, ngo umugabo n'umugore ngo bose n'umwe muri Kristo Yesu. Oya, ntabwo bareshya. Imana ya Bibiliya ntireshyeshya abantu. Ikinyoma cya kane nacyo kiri mu binyoma bikomeye, ni ikinyoma kivuga yuko hariho ijuru n'umuriro. Hariho ijuru n'umuriro. Ikinyoma gikomeye ni ikinyoma kivuga ijuru n'umuriro kiri muri Bibiliya. Ni ikinyoma giteye ubwoba. Muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa 10 n'uwa 20 havuga ko ababi bazarimbuka burundu. Ese havugwa ko bazatwikwa iteka? Mbese abantu bazatwikwa burundu? Muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 43 kugeza ku murongo wa 48 havuga inkuru y'umuriro utazima. Iyo abahanga ba Bibiliya babuze uko bavuga, baravuga ngo Sodomu na Gomora havuzwe ko azatwikwa n'umuriro utazima, ngo none warazimye, ngo ibyo ni ikimenyetso cy'uko umuriro utazima ngo ni umuriro ugomba kwaka ngo kugeza igihe ngo icyo watwikaga kirangiye. Ibi ngibi ni ukubeshya. Ngira ngo iyo ufashe Bibiliya ukayivana mu rurimi ukarushyira mu yindi, ukayishyira mu rundi, nuko uba ugira ngo ibyari muri ya Bibiliya bisobanura. Nubwo abantu bajya babigiraho ubujiji, akavuga ngo Bibiliya ngo yanditswe mu Kinyarwanda, nk'ubu ngubu bagiye bavugurura Ikinyarwanda kuva muri 57 kamanuka 93 kamanuka kaza. Ibyo bintu bagenda bahindura bagera kuri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana ngo niyo isobanuka neza, ariko nayo ntirasobanuka mu Kinyarwanda, kuko hari ibintu abantu bakeneye kwiga no kwigishwa bihora biteza amacakubiri n'amakimbirane bitabasha gusobanuka mu ndimi z'abantu, kubera ko Bibiliya yanditse mu buryo butatuma hari umuntu ugira ikintu ayikuramo. Ijuru n'umuriro rero ni ibintu bicanga abantu, ndetse mu ijuru, ibyitwa ijuru tuzabigeraho mu kindi gihe, aho Yesu yabwiye abantu atari ko murabaza iby'abapfuye, koko Imana niyo abazima si y'abapfuye. Bari kumubaza ngo umugore ngo washatse umugabo ngo arapfakara, ngo bukeye ashaka undi arapfakara, ngo bukeye ashaka undi arapfakara, ngo baba 7 ngo mu kuzuka azaba uwande. Yesu yarangiye ababwiye ati mu ijuru ntibarongora ntibashyingirwa bamera nk'abamarayika, ariko ageze hepfo arongera arababwira ati mwarayobye rwose, ntimuzi ko Imana yavuze ngo ni Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Arangije aravuga ngo ariko Imana ni iy'abazima si y'abapfuye. Imana yo muri Bibiliya ntawe ihurira n'abapfuye, ni Yesu wabivuze. Ariko umuriro n'ijuru, ibi bintu by'ijuru n'umuriro ni ikinyoma gikomeye, aho bavuga ko abantu bazatwikwa n'umuriro utazima, ahandi hakavuga ngo ababi bazarimburwa burundu, ahandi ngo ni ibintu bitabasha gusobanuka. Bibiliya ntabwo ifite ukuri gusobanutse. Iki kintu cy'umuriro utazima tuzakiganiraho mu biganiro birambuye, aricyo tuvugaho cyonyine, kuko Bibiliya ntabwo igaragaza ijuru n'umuriro mu buryo bweruye bugaragaza ukuri. Ni ibintu by'ibinyoma abantu bahimbye. Ikinyoma cya gatatu kivuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Nubwo kivuga ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariko
Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana. Harimo amagambo y'abantu rwose nabo ubwabo bihamiriza ko ari ayabo, bakivugira bati ibi ni njyewe ubikwandikiye n'ukuboko kwanjye. Ngira ngo mwarabisomye aho na Yohana avuga ati byanditse n'ukuboko kwanjye bwite. Ndetse muri Luka igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 3, naho Luka ubwe yihamiriza ko ibi bintu ari ibintu yishakashakiye akagenda baririza abaza ngo abantu yizera ko babizi neza, arangije ngo abona kubyandikira umuntu witwa Tiyofero ukundwa. Ndetse iyi vanjiri yanditswe na Luka ni ikintu rwose Luka ubwe yapapiriye agenda atoratora, avuga inkuru ya Yesu atanamuzi akurikije ibyo yagiye abwirwa n'abantu. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero havuga ko abanditsi bavugaga uko umwuka bahata, ariko nanone ni ibintu bidasobanutse. Ntabwo Imana ariyo yakoresheje abantu banditse Bibiliya. Abantu banditse Bibiliya ubwabo nibo bagiye bayandika bakurikije ibyo batekereza nuko bashaka kwandika. Ngira ngo icyitegererezo gikomeye, soma Luka igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze ku wa 3, urasanga ko na Luka ubwe nubwo yanditse avuga ibya Yesu n'ibitangaza yakoze n'ibiki, nawe ntabyo azi nta na gato. Rero iki ni ikinyoma gikomeye cyo kuvuga ko Bibiliya ari ibyanditswe bitagatifu cyangwa byera. Mbese Bibiliya kwivuga ko Yesu ari umucunguzi, iki kintu mukizera mute? Yesu ni umucunguzi wawe? Yesu ni umucunguzi w'abari mu isi koko? Yesu yagucunguraga wabaye iki? Ese yagucunguraga kubera iki? Ese yaragucunguye bikumarira iki? Ese niba ari umucunguzi akaba ari umukiza w'abari mu isi, yabakijije? Ngira ngo wavukiye mu rusengero ugiye kurusaziramo ukirwana intambara yo gucungurwa, ariko se niba waracunguwe cyangwa ukaba warakijijwe, ubona warakize koko? Ese ubona icyo yagukijije atari cyo kizakwica? Ese ubona agakiza bavuga ko Yesu yazanye ari agakiza kakumariye? Ibaze ko bavuga ko Satani yacumuje umuntu akaryitunda, bikazana icyaha n'urupfu n'indwara n'inzara n'ibibazo byose, izuba, imvura, ibibazo byose ko bikomoka ku kuryitunda. Nyamara gupfa kwa Yesu byo byazanye agakiza katajya kaba igisubizo cy'icyaha, kuko n'abavuga ko bakakiriye baracyakora ibyaha. Mbese Yesu ni umucunguzi ucungura mu biki? Muri Yesu bavuga yuko harimo imbaraga zo gukira, ariko se abazifite ni bande? Aba bantu nibo babonekamo ibisambo buri munsi hato na hato, ukajya ukumva ngo umupasiteri kanaka arafunze, ngo umupadiri kanaka yakoze amarorerwa, ngo yakoze ibi n'ibi, kandi aribo bashinzwe kuzana ako gakiza. Nabo bagatanga ntako bagira mu nama zabo n'amakimbirane n'amacakubiri bahora bagira, ukumva ngo ubuyobozi bw'idini runaka bwacitsemo ibice, ukumva ngo abantu bashinzwe biyeguriye Imana bakomeye ku rwego rw'isi ngo bari gusambanya utwana bameze gute. Ibi byose bigaragaza ko Yesu ntabwo ari umucunguzi. Ibi ni ibintu abantu bahimbye. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 havuga ko Yesu yapfiriye abanyabyaha, ariko se ni ngombwa kugira ngo amaraso ameneke kugira ngo haboneke imbabazi? Mbese ubundi Imana niba ifite imbabazi koko, byaba ngombwa ko ibanza kwica umuntu rw'agashinyaguro kugira ngo ikunde ikize uwundi? Ese ubundi iyi mibabaro harya nta kitwaye nubwo Imana ari nziza? Ntabwo Yesu ari umucunguzi. Cyakora niba yaragucunguye komeza ukire nyine, ubwo ako gakiza hari icyo kazakumarira. Niba ubona karakugezeho, ryoherwa rwose n'ako gakiza. Ikinyoma gikomeye cyane tugiye gusorezaho ni ikinyoma kivuga ko Imana ari urukundo. Imana ya Bibiliya nta rukundo igira. Imana ya Bibiliya si urukundo. Imana ya Bibiliya ntisa n'urukundo. Imana ya Bibiliya ni umugome gica cya micaca, ni umugome kirimbuzi, ni umugome. Niyo wasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 3, Imana yabwiye Sawuli kwica abagore, abana n'impinja. Ese urwo ni urukundo?
iyi Mana ni umugome, ni umutindi, ni umuhemu. Iyi Mana ya Bibiliya nta rukundo igira. Iyi Mana ya Bibiliya ntisa n'urukundo. Iyi Mana yo muri Bibiliya nta n'igisa n'urukundo igira. Ngira ngo murabizi yuko no mu gihe cyo kwa Farawo yishe yica ngo n'imfura za buri kintu cyose cyari muri Egiputa, ndetse irimbura abantu bose ngo kubw'icyaha cya Farawo gusa, atari uko abo bantu bakoze ibyaha. Iyi Mana ni Imana yahagurukije Abisirayeli mu Egiputa ngo ibajyanye mu gihugu cy'i Siyoni, cy'i Kanani, igenda ibicira mu nzira urupfu n'agashinyaguro, abo yatabye ari bazima, abo yarimbuje inzara, abo yateje ibibarya. Iyi Mana nta rukundo igira, ntinasa n'urukundo. Muri Yohana igice cya 4:8 baravuga ngo Imana ni urukundo, nyamara rwose nta rukundo na rukeya. Ngira ngo urebe igihe Sawuli yageragezaga kubabarira ngo abantu bakeya harimo n'inka nziza, Imana byatumye imuca ku ngoma kubera yagize imbabazi. Nta mbabazi igira, nta rukundo, ni Imana y'umutindi. Ndetse nusoma Bibiliya yose uzasanga nta hantu na hamwe muri Bibiliya Satani yigeze yica n'umuntu umwe, ariko Imana yarimbuye abantu, abo yatwitse, abo yakubise amahindu, abo yatabye ari bazima, abo yanigishije amazi, abo yateje ibisazi. Iyi Mana nta rukundo igira. Iyi rero ni Ukuri Kuryana official. Uzajya ukurikiraho ukuri kose wahishwe n'abantu bakubeshya yuko bakuyobora kugakiza n'ijuru, nyamara bakuyobya. Ibi byose uzajya ubikurikira kuri Ukuri Kuryana official. Niba wakunze ibyo tukugezaho, kora subscribe, ukore like, ukore share, ndetse wandike muri komenti ibyo wifuza ko tuguhishurira, kuko ukuri kose tuzaguhishura kuri iyi channel Ukuri Kuryana official. Niba wifuza ko tuzajya tukugezaho ikiganiro kijyanye n'ibyifuzo byawe, kijyanye n'ibyo ushaka gusobanurirwa, andika muri komenti utubwire icyo wifuza, ubundi tugufashe. Rero iki cyari ikiganiro top 10 cyangwa se ibintu 10, ingingo 10, ibinyoma 10 bya Bibiliya. Ariko se wowe urumva ari ibinyoma cyangwa urumva ari twe dufite ikinyoma? Uku ni Ukuri Kuryana, ariko se ikibazo ni iki? Urumva ari ukuri? Bishyire muri komenti ubundi dukomeze tugendane. Ibihe byiza, bye. Ukuri Kuryana, Ntutinye.